Banyarwanda banyarwandakazi twongeye kubasuhuza ni Claudine Mukashema. Uyu munsi nabateguriye abatumirwa bagiye kubibwira nabo maze tubasangize ibyo twabateguriye kuri uyu munsi. Murakoze. Ndatangirira kuri Madame Prepeti, muramutse, hanyuma abibwire, hanyuma mu kanya turababwira n'icyo twabateguriye. Murakoze. Urakoze Claudine kuba wadutumiye kuri radio RTV UBUMWE. Jewe naje mpagarariye n'abagenzi banjye duhagarariye urunana rw'abari n'abategarugori, urunana mpuzamahanga rw'abari n'abategarugori ruharanira demokarasi n'amahoro. Ariko cyane cyane tukaba tuharanira amahoro na demokarasi cyane cyane muri kare agace k'ibiyaga bigari ka Afurika, kuko niko twiyemeje. Umuntu akora aho ashoboye, ako gace niko twiyemeje, cyane cyane ko turi benshi baturuka muri ako gace, akaba ariyo nshingano twihaye. Murakoze kutwibwira. Ngiye no kusaba Madame Primitive nawe atwibwire, yibwire abanyarwanda, hanyuma tukomeze tubabwire ibyo twabateguriye uyu munsi. Murakoze. Ni Primitive Mukarwego, nk'uko Madame Primitive amaze kubivuga. Ndi mu bagize urunana rw'abari n'abategarugori baharanira amahoro na demokarasi, cyane cyane tukaba twibanda kuri demokarasi n'ibibera mu bihugu byo muri Afurika yo hagati, u Rwanda, u Burundi, Kongo, ariko karere biri mu gace by'akarere dukomokamo. Murakoze. Madame Marceline, namwe mushobora kutwibwira abanyarwanda. Murakoze. Murakoze Claudine. Nanjye ndi muri urwo runana abandi bavuze. Njyewe na Primitive tukaba turi mu ishami ryo mu Bubiligi, Perpetu akaba ari mu ishami ryo muri Canada. Wano barako kantu twakongeraho. Murakoze. Murakoze cyane. Abanyarwanda murabyumvise, turi kumwe n'abadamu bo muri RIFDP, ari rwo urunana mpuzamahanga rw'abari n'abategarugori ruharanira demokarasi. Uyu munsi rero dushaka ko batwibwira neza ibikorwa byabo. Abenshi turabizi, ariko banza tutabizi byose, kuko ngewe hari byinshi maze iminsi mike yamenye. Nababonaga mukora ibintu byinshi byiza cyane, ariko hari byinshi nizera ko abanyarwanda hari batazi gutandukanya ibyo mukora. Hari n'ibiganiro mukora byinshi mu Gifaransa, kandi abanyarwanda benshi murabizi ko bazi indimi zitandukanye, Icyongereza, ndetse n'abatumva Igifaransa nyine bakabumva Ikinyarwanda gusa. Nifuzaga ko n'abanyarwanda mubabwira muri make uburyo mukora n'icyo mukora. Murakoze. Urakoze Madame Claudine. Ubwo nagira ngo ntangirire ku mavuko n'amavuko y'iryo shyirahamwe ryacu, kugira ngo abantu basobanukirwe nyine twarikoreye iki, rimaze iki. Iryo shyirahamwe rero ni twita nyine urunana, kuko rushobora guhuza abantu bose. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese ushaka kurujyamo ariko akumva abihuje n'ibyo twebwe twiyemeje, yaruzamo akaba membre, akaba mbese umwe muri twebwe, ntawe ruheza. Cyokora twiyemeje ko bazaba abategarugori cyangwa bari gusa, nta mugabo urujyamo ngo abe mbese umwe muri twe, kubera ko nyine twashatse guha ubutwari. Ni ikintu twavuze tuti abategarugori nabo bakora ikintu cyabo, berekane icyo bashoboye, baharanire demokarasi n'amahoro. Ariko ni ukuvuga ngo abagabo ntabwo baba membre. Ubwo mu Kinyarwanda ni gushaka ijambo, ntabwo mbese baba membre w'iryo shyirahamwe. Ariko twebwe duharanira abantu bose, kuko duharanira ko igihugu cyamera neza, ibihugu byamera neza, ibihugu byagendera kuganira aho kugendera ku ntambara. Ubwo rero twebwe tukaba dushyiramo n'abategarugori, abari, abagabo, abana. Ni ukuvuga ko kuko nta mahoro nta demokarasi yabaho
ibyo bice byose bitarimo. Ni ukuvuga ngo ntabwo twibanda gushyigikira abategarugori gusa, twibanda ahubwo gushyigikira umuntu wese wazana amahoro na demokarasi. Gusa nanone tukavuga tuti niba tugize amahirwe tukabona umutegarugori uhagurutse agaharanira ayo mahoro na demokarasi, akerekana ko nawe ashobora mbese gukora iyo bwabaga agashaka ineza ya rubanda, icyo gihe nawe turamushyigikira. Nuko rero rimwe na rimwe abantu bagira ngo wenda ngo twashyigikiye nyine dushyigikira Victoire gusa, Victoire Muhoza, oya ntabwo ari byo. Ntabwo mbese ishyirahamwe ryacu rishinzwe gushyigikira Victoire Ingabire Umuhoza, ahubwo dushyigikira abategarugori bose bahaguruka. N'ikimenyimenyi mwabonye ukuntu twahagurukiye Diane Rwigara, ndetse hari umwe mu babonye igikombe cy'urubyiruko rwitangiye guharanira demokarasi n'amahoro. Mwabonye ukuntu twahagurukiye Iragena Irimine, abo bose twarabahagurukiye. Mwabonye ukuntu twahagurukiye Nadine Claire nawe ari umwe mu babonye igihembo cy'urubyiruko ruharanira amahoro na demokarasi. Ahubwo nuko rimwe na rimwe ibikorwa biba byinshi cyangwa se amakuru akaba menshi, ibyo rimwe na rimwe ntibigaragare. Ku mwihariko ariko kuri Victoire Ingabire Umuhoza, mu by'ukuri twavuga ko tutakwirengagiza ko tujya guhaguruka natwe twahagurukirijwe n'ibikorwa bya Victoire Ingabire. Ubwo rero tugomba byibura kwemera ko icyo gikorwa we yagitangiye cyo guharanira amahoro na demokarasi, noneho bigatuma tumwibuka, kandi icyo gihe ni nawe nk'umutegarugori wari wahagurutse. Akaba ari nayo mpamvu twashyizeho nyine icyo gikombe mujya mwumva nicyo gikunze kumenyekana, igikombe cyitiriwe Victoire Ingabire Umuhoza giharanira ariko demokarasi n'amahoro. Ni igikombe cya demokarasi n'amahoro ariko cyamwitiriwe kubera ko yagiye mu Rwanda, mwese mwabyibuka wenda ku itariki ya 16 z'ukwa mbere muri 2010, yagiyeyo amaze iminsi asobanurira abantu benshi isi yose, natwe adusobanurira ko agiye rwose mu ruhando rwa demokarasi. Bituma rero tumukurikirana, tumukurikiye ageze i Kigali, muzi uko byagenze, ntibyatinze baba baramufunze ku itariki ya 14 z'ukwa 10. Ubwo rero bamaze kumufunga, kuko twe twari tugize Imana twabonye umutegarugori wemeye guhagurukira ibyo natwe twatekerezaga, nibwo twavuze tutese dukora iki kugira ngo byibura dukomeze tumushyigikire, tunashyigikire n'urwo rugendo. Nuko mbese ibikorwa bimwe na bimwe mu byumva wenda abantu ntibasobanukirwe neza ukuntu byaje. Murakoze cyane, mubisobanuye neza, kuko ndabyibuka ko hari ikiganiro cy'ubushize njyewe ubwanjye navuze nyine mvuga ko ari abashyigikiye ibikorwa bya Victoire Ingabire. Oya, noneho nanjye ndabyumvise, nizere ko n'abanyarwanda basobanukiwe ko atari ibyo ngibyo gusa, ariko ko ibyari bihagurukije cyane by'ingenzi ari uko mwari mwabonye ukuntu afunzwe, ndetse ko ibyo bikorwa mu bishyikiramo n'abandi bari n'abategarugori bose biyemeje kubikora nka Madame Claire Kansinge n'abandi badamu. Rero babyumvireho nyine, bakomeze baze, urubuga rwanyu rurafunguye nk'uko mwabivuze. Murakoze. Mu bikorwa mukora nabonye mwibanda cyane no ku mfungwa, mushobora kudusobanurira neza kuvuga ku bibazo byo mu Rwanda, by'imfungwa zo mu Rwanda. Nabonye mwarahaye n'igikombe mushayidi, ese mwagira icyo mubidusobanuriraho neza uburyo mukora ako kazi kerekeranye n'ukuntu mwita ku bibazo by'imfungwa ziri mu Rwanda. Murakoze. Madame Marceline, mushobora kubidusobanuriraho? Murakoze. Impamvu twibanda cyane ku mfungwa za politiki n'abandi bose bafungirwa ibitekerezo byabo ni uko demokarasi itagerwaho abantu bose badahawe ijambo, kandi ngo abantu bose bumvwe. Muvuze kuri mushayidi we twamuhaye igikombe cyitiriwe Victoire Ingabire Umuhoza giharanira demokarasi n'amahoro kubera ibyo ari bimaze nawe kumubaho
kubera ko yerekanye ubutwari budasanzwe mu kwerekana nyine ahantu habuze demokarasi, ahantu habuze amahoro. Niyo mpamvu abantu bemera bakiyerekana batagira ubwoba, nibura tubaha icyo kintu cyo kugira ngo tubatinyure. Ku byerekeranye n'imfungwa nyinshi twagiye turwanaho tuvugaho kugira ngo nibura ibintu byabo bimenyekane, ni benshi cyane ntabwo twashobora kubarondora. Muribuka urya mutegarugori Violette wari ugiye i Kigali agafungirwayo, yari agiye gushyingura umubyeyi we. Hari n'abandi benshi twavugiye kugira ngo nibura icyo turwanira cyane ni ukugira ngo cyane cyane leta y'u Rwanda ijye yiyumvishe ko ijambo utafungira umuntu, utagomba gufungira umuntu ijambo yavuze, kuko ijambo tugomba kurisangira. Ijambo ntabwo ari umwe ugomba kuryiharira, kandi burya kuyobora igihugu ni nko kuyobora urugo. Igihe nko mu rugo rwawe umwana akubwiye ati ndababara ahangaha cyangwa se nkeneye iki n'iki, igisubizo nyacyo ntabwo ari ukumukubita cyangwa se kumutonganya cyangwa se kumubwira ngo ceceka, ahubwo uricara ukamwumva. Wamara kumwumva kandi ukamuha igisubizo umuhaye kitamunogera, nawe ukamubaza impamvu icyo gisubizo umuhaye kitamunogeye. Nibyo twumva duharanira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kugira ngo abantu bose bumve batekanye, abantu bose bumve bameze neza. Ubu ngubu turi kuvugira cyane cyane abandi bategarugori, ariko tunagaya abategarugori bo mu Rwanda bavuga ko abari mu nteko ishinga amategeko, igihugu kivuga ko cyabahaye ubushobozi, ariko mu bikorwa nta kintu tubona gifatika bakorera abandi bategarugori. Nkuriya mumama umugore wa Shyaka ejo bundi yavuze ibyamubayeho. Nk'ibyo bintu kuki nta bantu babizana imbere bo mu Rwanda ngo bavuge bati musigeho, ibi bintu ntabwo bibaho. Umubyeyi ntabwo yakagombye gufatwa kuriya. Idamange nawe bamufunze kubera ko yazanye ikibazo, ariko gufunga ntabwo aricyo gisubizo. Bajye bafata abantu bababwira ati reba ikibazo wabajije, reba igisubizo tukuzaniye, igisubizo nimutacyumvikanaho nawe mujye inama mwumve impamvu igisubizo mutacyumvikanyeho, ariko igisubizo si ugufunga. Mugize rero neza kubaza icyo kibazo cyo kumfungwa. Ubu muri uku kwezi kwa 10 twe n'andi mashyirahamwe menshi ageze kuri 7 twashyizeho umunsi w'itariki ya 14 z'ukwa 10 wo kujya twibuka imfungwa za politiki n'iz'ibitekerezo ziri mu Rwanda. Ni nyinshi, murabona ba Karasira, abo bose ba Mushayidi n'abandi n'abacyuma bakirimo, nabo twashoboye kugeza ikibazo cyabo ahantu hangombwa. Abo bose bafungirwa ibitekerezo byabo, tubibuka cyangwa se tugakora ibikorwa byumvisha ikibazo cyabo ku itariki ya 14 z'ukwa 10, cyangwa se bitewe n'uko twashoboye kubona aho duteranira itariki yegereye aho ngaho aho hafi. Itariki ya 14 twayifashe kubera iki? Kubera ko niho Victoire yafunzwe bwa mbere. None turavuga tuti iyo tariki reka tuyifate nk'itariki ifatizo izajya yibukwaho abantu bazira ibitekerezo byabo. Naho twatangiriye. Icyemezo cyo kwishyiraho cyatangiye muri 2015 ahari cyangwa 2005 na 15 sinibuka neza, ariko tumaze na 15 ndakeka tumaze igihe tubikora buri mwaka aho mu kwa 10 tukibuka abo bantu bose bafungiye ibitekerezo byabo, byaba bya politiki cyangwa se ibindi bisanzwe, kuko murabona nk'abantu badakora politiki na gato bafungirwa kubera ko bagiye gusaba imitungo yabo, bafungirwa kubera ko bavuze bati ngewe mfite ikibazo, igisubizo kikaba gufungwa. Kandi kuri twe tubona atari cyo gisubizo. Kuri zo zirimo abantu benshi cyane cyane nk'abariye ababyeyi. Nk'umubyeyi ufite utwana tw'imyaka 2-3 baramufunga ngo abo bana barerwa nande. Abategetsi rwose cyangwa abayobozi ngo niko basigaye babita, bakwiye kujya bareba
uwo mubyeyi uramufunze ngo bigende gute? Kandi gufunga uwo mubyeyi si cyo gisubizo, kuko uramufunga si we wenyine uri bubabare, ari bwongere nibura kugira abandi bantu 10 cyangwa 20 bababaye kubera we. Abo ngabo bagahora nabo bavuga bati ubuyobozi dufite nta kigenda, kuko ibisubizo baduha ntabwo binogeye abanyarwanda. Akaba ariyo mpamvu dukangurira ubuyobozi kujya batanga ibisubizo bibereye abanyarwanda. Bajya bakunda kutwita ngo turabanze b'igihugu, ariko ntabwo turabanze b'igihugu, turabanze bacu ntabwo cyaduhangayikisha bigezaho. Twajya tubareka bagakora amafuti yabo, ariko igihe tuyerekana nuko twumva igihugu kimeze neza, gitekanye, abaturage bakaba batekanye, aricyo kiduhangayikishije, biri no mu nshingano zacu kugira ngo tubigereho. Murakoze. Murakoze cyane ku bisobanuro byose byiza muduhaye. Ariko mu Rwanda akarengane karacyakomeza, kandi bakomeza kwibasira abari n'abategarugori cyane ku buryo buteye ubwoba. Nubwo bwose n'abagabo yego babibasira, ariko twese turabizi ko iyo bibasiye umutegarugori baba bashaka kudeturuwiza, kwica, gutsemba sosiyete nyarwanda. Nk'uko mumaze kubivuga, iyo bibasiye umudamu ufite utwana 3 dusigaye mu rugo ntibanadushakire n'igisubizo, murumva uburyo baba bashaka gukora amahano. Rero mwakomeje kubivuga, mukomeza kuvuganira abo babyeyi, ariko biracyakomeza. Ihohoterwa rwose ry'abari n'abategarugori riracyakomeza, riteye ubwoba, ndetse si no mu Rwanda gusa ahubwo no muri Kongo. Murabona bizagenda bite? Hari ubundi buryo muri gutekereza twakongeraho, ukundi twabigenza? Nashakaga kumva ibitekerezo byanyu n'igihe mumaze mubikoramo, murabona ukundi kuntu twabigenza ari ukuhe? Murakoze. Sinzi niba Primitive yagize ikibazo cya connection, niba wenda arimo kutwumva yasubiza, cyangwa se umwe muri mwe agakomeza. Wenda niba adashobora ndabumva. Turakumva natwe. Mbere yo gusubiza ku kibazo ubajije Madame Mukashema, nagira ngo nshimangire ku gisobanuro Marceline yaramaze gutanga ku kijyanye n'ikibazo cy'uriya mudamu wa Shyaka. Ibyo gufunga, nagira ngo nongere nshimangire abantu bumva iki kiganiro yuko uriya mudamu arengana. Yavuze ko bamufashe kubera yuko babuze umugabo we, kandi mu bintu by'ubutabera niba hari n'icyo baregaga umugabo we, icyaha ni gatozi. Nta kuntu rero waza ngo ugiye gufata Marceline ngo umuvuze ngo ufate perpetua. Niba Marceline yakoze ibyaha, niwe mwagombye gukurikirana, ntibajye gufata undi ngo nuko ayo mudamu we. Nagira ngo numvishe abanyarwanda cyane cyane abumva iki kiganiro ko bagomba guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo, kuko nta kuntu umuntu azaza ngo niba yaje gufata akanaka ngo aramubuze ngo afate akanaka kuriya. Ibyo bintu ntibibaho mu butabera. Ni ibintu abantu baba bakwiye kumva bakabirwanya, kandi n'abantu bavuga ngo bahagarariye ubutabera ari abo bacamanza, ari bariya abo basirikare cyangwa abapolisi baza gufata abantu, bamenye ko ibyo bintu bakora ari ibintu ari agahomamunwa, ko ari ibintu bitajyanye n'uburenganzira bwa muntu, bitajyanye n'amategeko, nubwo tuzi ko amategeko yo baba bayaciye hejuru buri gihe. Nicyo ngicyo nagira ngo nshimangire yuko abantu bamenye yuko icyaha ari gatozi. Ntabwo umuntu agomba gufata abantu 10 ngo nuko yabuze umuntu umwe, cyangwa ngo nuko abuze. Ni ibintu abanazi bajyaga bakora kera, iyo bazaga gufata umuntu bakabura uwo bashaka bafataga abantu. None rero ibiriya butegetsi n'utangiye gukora kuriya, ahantu bujyana abanyarwanda aba ari kure cyane. Ku kibazo warubajije cyo muri Kongo, ibintu byo muri Kongo bimaze igihe kirekire, abategarugori bo muri Kongo barengana, bakorerwa ibintu by'agahomamunwa, biba byo kubafata ku ngufu, kandi abantu bafata ku ngufu abantu babafashe ntibakurikiranwe. Kikaba ari ikintu kigaragaza yuko muri kariya karere k'ibiyaga bigari ubutabera budakora neza. Ubutabera ntibukora neza kubera iki? Kubera yuko abo bantu bafite abantu babakingira ikibaba, ari abategetsi bakingira ikibaba abantu baba babikoze,
kubera yuko bafitemo inyungu. Noneho abategetsi noneho wagira no mu butegetsi bwa mpuzamahanga bavuga ngo bitabaje nka woni n'iki, nayo ikagira abantu bakingira ikibaba babandi bahanwa n'ibyo byaha. Haba rero mvuga ntekereza yuko ikintu cyatuma hari ibintu bihinduka muri kariya karere k'ibiyaga bigari ni uko abaturage bahagurukira rimwe, bagahagurukira rimwe, bakamenya kwirwanaho. Mvuze simvuze ngo nabo bazafata intwaro barwanye n'abo bantu, kubera yuko wenda badashobora kubarwanya bakoresheje intwaro, ariko hari ukuntu umuntu ashobora kurwanya undi kandi yitonze kandi acecetse, kandi intambara arwanye buhoro buhoro akazayitsinda. Natanga nk'urugero rw'abirabura ukuntu bari barakandamijwe mu kinyejana cya 10 kugeza mu kinyejana cya 19 bo muri Amerika, ariko umutegarugori witwa Rosa Parks yaravuze avuye ku kazi ananiwe ati ngenda ndakuze, ntabwo numva impamvu ngomba guhagurukira ubu muntu ukiri muto ngo nuko ari umuzungu ngo aze kwicara kandi ngewe naniwe. Arabyanga, yaremeye baramufunga. Ariko noneho abandi birabura bose baravuga bati ubwo mwabujije uriya mutegarugori kwicara, natwe ayo mabisi yanyu ntituzongera kuyagendamo. Bagize gutya bose bishyira hamwe, baravuga bati amabisi yanyu ntituzongera kuyajyamo. Bimara iminsi igera kuri 260 n'ingahe, hafi umwaka wose. Icyo byatanze ni iki? Icyo byatanze ni uko babandi bari bafite y'amasosiyete y'ayo mabisi barahombye, noneho ahubwo bajya ku ruhande rw'ababirabura, baravuga bati ko abirabura rero bafata amabisi yacu ari benshi, reka noneho tubafashe kwirenganura, ntabwo twumva n'impamvu ese ubundi ni kuki badashobora kwicara ngo nuko hajemo umuzungu. Bigenda buhoro buhoro gutyo. Nkavuga rero nti kubera yuko haba mu Rwanda haba muri Kongo hari abantu benshi bagenda bakingira ikibaba abakoze ibyo byaha, cyane cyane ibyaha bijyanye no gufata ku ngufu, kandi ntibahanwe, kandi abantu bazwi abafashwe. Navuga nti abaturage ni ugushaka uburyo bakwishyira hamwe buhoro buhoro, bakareba ukuntu barwanya ako karengane, kandi imbaraga zibarimo, kandi imbaraga niho navuga ko aribo zizaturukamo. Naho kuvuga ngo tuzategereza yuko bari abantu bo hejuru, tuzategereza yuko oni izaturenganura. Oni izi ibyabereye muri Kongo ifite za raporo, ariko ntishaka kubisohora. Kubera iki? Kubera ko ifite abantu ikingira ikibaba. Ni ukuvuga ko twebwe tugomba kwishakamo imbaraga. Abategarugori bo mu Rwanda, bo muri Kongo, hose imbaraga zigomba kutuvamo, tukazitekereza, tukishyira hamwe, tukareba igikorwa twakora kigaragaza yuko ibyo bari gukorera bariya abategarugori bose ari ibintu by'agahomamunwa, kandi ko twiyemeje kubirwanya. Kandi bigenze gutyo intambara twayitsinda, abategarugori aho bari hose intambara bayitsinda. Ni icyo ngicyo nagira ngo mvuge, wenda hari undi ushobora gukomerezaho ubwo yanyunganira. Nibyo rwose ubivuze neza. Turi no kugera ku musozo, ubwo hari uwakunganira cyangwa hari uwagira icyo avuga mu byo tutabashije, ashaka kugira icyo abivugaho, yatwunganira. Urakoze. Ngira ngo ngire icyo nyongeraho, kuko warubajije nyine n'icyakorwa. Twebwe uburyo twahisemo gukora, nubwo dukora n'ubundi buryo bwose bwo gushyigikira abandi, dushyigikira ibikorwa by'abantu, dushyigikira nyine ibyo byose twavuze imbere, ariko hari ubundi buryo twahisemo bwo gukora. Ni ukuvuga ngo gushaka amaboko hirya no hino, kuko murabizi ko muri iki gihe igikora cyane ni itumanaho rigenda rikagera hose, rikagera mu bihugu byose. Muzi ko dukunze kuvuga mu Kinyarwanda, ni byiza ko Abanyarwanda tuvuga mu Kinyarwanda cyacu tugasobanukirwa, ariko nanone ntabwo ari Abanyarwanda bonyine bashobora kurangiza ibibazo byose, kuko nyine tuzi neza ukuntu ayo mahanga yagiye ashyigikira amafuti y'iwacu menshi. No mu bindi bihugu inyuma yabyo byose iyo ubirebye haba hari abanyamahanga babishyigikiye, ariko nanone muri abo banyamahanga hakaba hari ababirwanya. Ubwo rero twe twahisemo kwegera abaharanira amahoro na demokarasi babyiyemeje bose. Ni nayo mpamvu mujya mubona dushyiraho nyine kiriya gikombe, mbura ni amaboko twashatse. Ni ukuvuga ngo twashyizeho igikombe cyo gushyigikira, ni ugushyigikira kuko basanzwe ari abantu b'abakorerabushake, ariko tukabashimira, tukabaha n'igihembo cy'ishimo twashyizeho cyo gushaka ari amaboko yo mu bihugu byose.
ubu tumaze kugira abantu bari mu bihugu birenze 14 kandi barenze 28. Harimo abo b'abanyamahanga kugira ngo nyine babigeze muri ibyo bihugu byabo, noneho ibyo bihugu byabo tubonemo inshuti, kuko utagira inshuti nta hantu ashobora kugera, namwe murabizi, tugomba kubitabaza. Noneho rero ariko hakaba harimo n'abanyarwanda, murabizi namwe, hari muzi ko haherutse kubonekamo n'abategarugori 2 b'abanyarwandakazi, harimo Espérance Mukashema witabye Imana, twagize ibyago rwose yitaba Imana umuheruka kudashira, ariko muzi ko harimo na Marie Beatrice Umutesi. Abo rero hakaba harimo n'abandi banyarwanda rero ba Demokarasi Mushayidi nyine, hakaba harimo David Himbara, ubwo hakaba harimo na Kizito Mihigo twagihaye, ariko nawe twakimuhaye yitabye Imana, ariko kubera Rwanda rwose Kizito Mihigo n'umuntu ushikiwe n'abantu bose. Byumvikana yuko rero mu by'ukuri twiyemeje gushaka amaboko mu bantu bashobora kudufasha kugera kuri ayo mahoro na demokarasi, kandi babyiyemeje. Niyo mpamvu rero ya kiriya gikombe ntabwo icyo gishaka icyo kigamije nicyo guhuza ayo maboko, twese tugafatanya nk'abanyarwanda. Igikombe ni icyanyu mwebwe mu by'ukuri, mwese abanyarwanda, mwese mushobora gukoresha no gukorana na bariya tugiha, ntabwo ari abacu, ni abanyu. Icyo nicyo nshaka rwose kongeraho. Murakoze Madame Marceline, mwagira icyo mwongeraho? Ubu turimo kugana ku musozo. Ikindi nakongeraho ku byo mwari mwabajije bijyanye n'abategarugori bo mu bihugu duturanye, cyane cyane muri Kongo, kubera kuriya kugorwa, ariko abagowe cyane ni bariya batuye muri province za Kivu zegeranye n'u Rwanda, kubera ko ababatera baturuka hafi aho ngaho. Tukumva twashyigikira kiriya gikorwa cya Dr Mukwege, kugira ngo, kubera ko amaze kugera kure mu gushakisha ubutabera kuri bariya babyeyi, kubavura yarabavuye, ariko bariya babyeyi bakeneye ubutabera. Nacyo icyo kintu ntabwo tugomba kukibagirwa nk'abaturanyi bacu, natwe ni inshingano yacu, kuko ntabwo umuturanyi yaba ameze nabi wowe umeze neza, nubwo tutameze neza dutu ngo we kubafasha. Ngiye nkumva rero buri munyarwanda wese, si ukuvuga ngo niba batwebwe bo muri uru runana tubikora abandi bicecekere, oya, abandi bose nabo nibamenye ko uriya mugabo wabyiyemeje ari ugufashwa nawe, kugira ngo kiriya gikorwa cye kitaba imfabusa. Murakoze cyane. Uvuze ikintu cyiza cyane, nanjye nari ngiye gusozerezaho. Abanyarwandakazi baravuga ngo ngo hari bariya badamu muri RIFDP babikora, ngo ntabwo ari ngombwa ko ngo barabikora neza rwose, ubwo bakiyicecekera. Abandi bakavuga bati twebwe tuzasenga nibyo dushoboye. Rero bati hari na radiyo yanyu Mukashema Claudine, rwose mubikomeze ibyo ngibyo mubigenza neza. Nibaza ko bidahagije ko bari twebwe duhaguruka gusa, twese hamwe turababaye, tubabajwe n'ibintu byabereye kuri uriya mubyeyi bahiritseho inzu atwite, umugabo we adahari, ari kumwe n'utwana twe. Tubabajwe n'ibintu bakoreye uriya mudamu wa Shyaka, ni amarorerwa. Tubabajwe, umuntu yavuga bugacya bukira. Abantu bakunda no kuvuga ngo nkunda kwivuga cyane, ariko ndagira ngo mbwire n'abanyarwanda ko nka mama wanjye FPR yamwicishije ibyuma, nta nubwo bakoresheje amasasu. Ibyo bintu byose birababaje. Nitudahaguruka twebwe ubwacu tukumva ko ari abadamu 15 cyangwa 7 bazavuga gusa, ntabwo FPR izahagarika buriya bugome. Rero twese hamwe, iyi radiyo bayita ngo ni ubumwe, duhaguruke twamagana akarengane gakorerwa abadamu. Nta nubwo bireba abadamu gusa, bireba n'abagabo. Twese hamwe, abana bacu tubabwira uburyo FPR ari ingome, babivuge ku mashuri yabo, tujye no ku mashuri yabo tubibwira abantu, nk'uko Madame Perepeti yabivuze. Dushake amaboko hirya no hino, naho twenyine gusa abantu 15, 30, 50 ntabwo tuzabishobora. Cyane cyane nshaka kubwira abadamu bari mu Rwanda, barebe madamu Mirimo yari yaricecekeye, ariko bongeye baramutera. Abari mu Rwanda rwose ngo bategereje ko
twebwe turi hano hanze tuzabatabara. Nihagira ugira icyo abibabwiye agira icyo abivugaho, kuko njyewe mubimfashemo mumbwirira abadamu bari mu Rwanda ko batagomba gutegereza ziriya ndabo ziri mu nteko ishinga amategeko, zitagira icyo zivuga ku bibera Kangondo, zitagira izo zavuze kuri uriya mubyeyi utwite bahirikiyeho inzu. Mwamfasha kugira icyo mubwira bariya badamu bari mu Rwanda, bari kubabara, bari kubabazwa n'abagabo babo bashimuse. Mu minota isigaye nagira umwe ugira icyo abitubwiraho. Murakoze. Primitiva, niba twumva. Ndabumva. Icyo navuga kuri biriya bintu bibera mu Rwanda nk'uko bagenzi banjye babivuze, icya mbere ni ukudaceceka ubonye hari ibintu bibaye kuri mugenzi wawe. Hari umuntu wafashe ikiganiro aravuga ati biza tubireba tugaceceka, ariko iyo ubonye ibintu bibaye kuri mugenzi wawe uyu munsi ugaceceka, ejo ikikubwira ko atari bizabaho ni iki? Icya mbere ni ukubivuga, aho kugira ngo urebe uvuga uti biriya ntabwo ngewe bindeba, uriya nibibaye kuri kanaka, bibaye kuri madamu Mirimo nk'uko babivuze, bibaye kuri madamu Shyaka nk'uko twabivuze, ngewe ntabwo bindeba. Ariko ejo wenda ni wowe bizabaho, ntabwo uzi icyo bazaza gukora. Nk'uko rero madamu Perezida yabivuze, ni ugushaka amaboko tukayashaka hanze. N'abari mu Rwanda, niba ubonye ibintu ufite agatelefone, gerageza gutya uteze akamu ubimenyeshe abanyamakuru, ubimenyeshe abantu, mbese ibyo bintu ntihazagire ikintu cyongera kuba ngo abantu bo kutakimenya. Ubu ngubu ikintu gishobora kuba mu minota 3 kibereye i Kigali, mu minota 3 kikaba gikwiriye isi yose, kubera yuko imbuga nkoranyambaga zirihuta cyane. Tugerageza no kurwanya ako karengane ubimenyesha abandi, naho abandi babikora wenda bashobora kuzagira ubwoba, cyangwa bavuga bati ibi dukora noneho turakabije, dore abantu bose babimenye ibyo dukora, turabikora ku manywa y'ihangu. Ariko abantu birinde guhishira ibyo bibi, birinde kandi kuvuga ngo ngewe ntabwo bindeba, kuko ibaye kuri mugenzi wabo ejo niwe bizabaho. Kandi mwabonye ko nta muntu batinya, ntabwo bavuga ngo uyu nguyu ngo ni kanaka, ngo uyu nguyu ngo ni umuhutu, ngo uyu nguyu ni umututsi. Buri muntu wese ubu ngubu mu Rwanda bafite inda nini, bapfa kubona ahantu hari akantu, cyangwa se babona umuntu upfa kuzamura ijwi avuze ibintu bitagenda wese bakamwikorera. Igihe bikoreye kanaka rero, nawe niba ubibonye wibihishira, bivuge. Ariko kandi ikintu nabwira abanyarwanda, hari ibintu abanyarwanda bakunze gukora byo kujya kuvuga ngo ibintu byo kuregana, ngo yabonye kanaka, ngo hariya hagiye umuntu akajya kuregana. Abanyarwanda ko kera twagiraga ibanga, simvuze ngo bahishire ibibi, ariko niba umuntu aje aguhungiyeho kandi ubona ko kuko ari gukurikiranwa, kuki utamuhishira ukamufasha? Kuko iyo ufashije umuntu ntabwo uzi icyo azira, ntabwo uzi kuko niba ari n'igisambo ntabwo ubizi, kandi iyo yaba igisambo ntabwo ari we ushinzwe kumuburanisha. Ntabwo mvuze ngo abantu bahishire ibi, ariko abantu bagerageze kutabona ibintu bibi bakabiceceka, kandi bagerageze no gufashanya, bafashe bagenzi babo bari mu byago, kuko iyo ibaye kuri bagenzi babo ejo nabo bishobora kubabaho, kandi bakazabura ubafasha, kuko abandi bose bagombaga gufashwa bagiye imbere yabo, barabafunze byararangiye, cyangwa barabishe, akazabona wenda niwe usigaye no muri uwo mudugudu ari wenyine, nta wundi muntu ashobora guhungiraho. Ibintu rero aho bigeze, za mbaraga navugaga abaturage bagomba kwivanamo ni nk'izo ngizo zo kurwanya icyo kibi, bakakirwanyiriza hamwe, nta guhishira cyangwa se ngo bitegereze ibibera mu bandi, bicecekere. Bakabimenyesha inkoranyambaga, bagahamagara abanyamakuru kugira ngo abantu bose babimenye, batabarize abari kurengana. Nicyo ngicyo nagira ngo nongere. Murakoze cyane, ikiganiro cyacu kirarangiye. Ndabashimira cyane byimazeyo kuba mwaje kwifatanya na radiyo televiziyo Ubumwe kugira ngo dukomeze tubwire abanyarwanda n'abanyarwandakazi kwishyira hamwe, gushaka amaboko tukarwanya ikibi twatejwe na FPR inkotanyi. Ntago narangiza ntabashimiye nanone uburyo mwakoze kiriya gikorwa cyiza cyo guhereza igikombe uwo twise Mama Rwanda.
nashatse kubitangiriraho ariko mwabivuze ubwo rero ntago ngewe twarangiza ikiganiro ntabibashimiye byimazeyo ndetse nabashimiye n'ibikorwa byanyu byose mukora ndabakurikira mubikora mu ndimi zose igifaransa icyongereza kuri za Twitter rero abanyarwanda bakomeze babarebereho ndetse banabasange twese hamwe twamagane ikibi banyarwanda n'abaririmbi umujinya mwiza muratungurwa abaziranganzo barasakuza batumujinya mwiza ntubaho abacurabwenge barahanitse batiye n'inganzo y'ubumwe n'umurimo batiye n'inganzo yo gukunda igihugu cyacu bahana nziza nk'uko ikirango kibivuga tuzagukunda tugukorere mu bumwe gusa none uyu munsi bana b'u Rwanda nje kubabwira ibyishimo bibi bimwe bituma twihemukira tugasenya ibyo twiyubakiye hari abakinnyi bakina umupira batsinda igitego bagasamara bakarangara bakajenjeka bakishyurwa ibitego amagana ingaruka z'ibyishimo bibi zikabarizayo kwarika hari urubyiruko rukundana rukirukanyira mu buriri rugasangira ibyishimo bibi sinakubwira rukidagadura urukundo rukayoyoka rukaba nk'aya mashara yakagurumana akazima adasize ntigishirira ibyishimo bibi biragatsindwa ibyishimo bibi biragatsindwa